kuri uyu wa 24 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2023 ni wa mwanya mbagezaho inkuru mba nabasomeye mu binyamakuru bya hano iwacu mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi. Reka duhere kuri iyi nkuru iri ku gihe.com ivuga ko Perezida Kagame yahaye gasopo abajya kuramya ubukene igihugu gishaka ubukire. Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana uburyo abantu bifata bakajya gusenga baramya ubukene mu gihe igihugu cyo gihora giharanira kugera ku bukire. Yabitangaje kuri uyu wa gatatu ubwo yitabiraga umuhango wo kwizihiza imyaka 10 gahunda ya Youth Connect igamije guteza imbere urubyiruko imaze. Perezida Kagame yavuze ko bitumvikana uburyo igihugu gishyira imbere imyumvire igamije iterambere, abantu bamwe bagashimishwa no kujya kuramya ubukene. Amakuru igihe ifite nuko ibyo Perezida Kagame yavuze bishingiye ku gikorwa giherutse gutegurwa na Diocese Gatolika ya Nyundo, aho abantu bajya gusengera ahari umusozi uzwi nk'umurwa wa Bikira Mariya umubyeyi w'abakene uherereye muri Paroisse Crete Kongoni. Umurwa wa Bikira Mariya umubyeyi w'abakene uri mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Gihango akagari ka Kongoni. Wubatse ku ruhererekane rw'imisozi miremire igize isunzu rigabanya amazi ajya mu ruzi rwa Nili no mu ruzi rwa Kongo, mu mpinga ya centre y'ubucuruzi n'urwunge rw'amashuri rwa Mariya Umwamikazi. Ni ahantu hakorerwa urugendo nyobokamana buri mwaka hagahurira urubyiruko rusaga 15,000 ruba rwaturutse muri paruwasi 28 zigize Diocese ya Nyundo. Bivugwa ko mu minsi ishize habaye urugendo nyobokamana kuri uwo murwa ndetse hajyayo abayobozi bakuru barimo Minisitiri w'Urubyiruko Dr Utumatwishima Jeanne Paul Abdal. Ku rundi ruhande ariko ngo Minisitiri Dr Utumatwishima yanenze cyane iki gikorwa cyo kujya gusengera mu murwa w'ubukene, uburyo yasabye ko bihagarara. Ni ibintu byaje no kugera ku nzego nkuru z'igihugu ndetse bizaganirwaho mu nama y'abaminisitiri nk'uko Perezida Kagame yabigarutseho kuri uyu wa gatatu tariki 23 Kanama 2023. Perezida Kagame wagezaga ijambo ku barenga 2,000 bitabiriye ibirori byo kwizihiza imyaka 10 ya gahunda ya Youth Connect yavuze ko bitumvikana kubona abantu bajya gusenga baramya ubukene. Perezida Kagame yavuze ko biteye agahinda kumva ko abantu bageraho kuramya ubukene. Reka mbasangize ikindi kintu. Hari ikintu rwose kibabaje narakimenye hanyuma nza no kukizana mu nama y'abaminisitiri. Ndababaza abaminisitiri bamwe barabizi. Naje kumenya ngo urubyiruko nkamwe bafashe inzira bagera ku 1,000 ngo ni ibintu kandi bibaho buri gihe, ariko ni byiza ko ntangiye kuvuga ngo ni byiza ko ntabimenye. Iyo mbimenya kare mba narabihagaritse ntibikomeze kuba. Urubyiruko nkamwe mugafata iya mbere mukazinduka mukamara iminsi 3 mugenda n'amaguru ngo bagiye ahantu sinzi uko nabyita habonekewe cyangwa havye ariko hajyanye n'ubukene. Urabyumva? Hajyanye n'ubukene ni ukuvuga ko noneho mugezaho kuramenya ubukene, umuntu akazindurwa no kujya nagira ngo niyo musenga niyo yaramute musaba ibyabateza imbere, musaba ibyabakiza mukava mu bukene, sibyo? Niko byamera. Nta muntu waramye ubukene, ntibibaho. Ntimuzasubire, mwakoze ishyano. Ababikoze bakoze ishyano. Rwose nongera no kubyumva hari n'abanyuze ahandi ngo bagiye gusenga ubugeni, nzazana amakamyo mbashyiremo bose ngende mbafungire ahantu
nzabarekura ari uko ubwo bukene bw'ibitekerezo bwabavuyemo. Murabyumva? Ntabwo abantu babaho muri iyi myaka, muri iki kinyejana, abantu uraramya ubukene cyangwa uraramya cyagira abantu abakene? Ntabwo abantu baba bari bazima, ntibibaho, ntibizasubire, kuko nibyo bituma ibintu nk'ibyo nibyo bituma abanyafurika, abanyarwanda duhora imbaraga dukoresha zijya mu nzira itari yo. Abantu bakoresha imbaraga mu nzangano, mu kwangiza gusa, nuko kuramya ubukene. Ikizakubuza gusabiriza mu gitondo ni iki? Cyangwa igihugu cyawe gusabiriza kubera ko byagenze gutyo ni iki? Ikizabuza igihugu cyawe gusabiriza ni iki? Gusabiriza nabyo twabisanzemo ikindi kintu kiduha agaciro. Imico mibi rero